Akorera video mbere ku muzukuru kubera ko banza mu mushaka cyane none se reka gisubize rero muri sire kamve muri brag. So guys, kubyibuha rero ningendirira ntabwo njya nsubiza ibiri ry'inyumba, icyo ni kimwe rumva. Icya kabiri ntabwo nabashije kwikorera siporo, kandi umuntu wese ubyaye ntabwo ari kabyibuha. Se ntihari abananuka? Mumbwire muri comment, ntihari abananuka? Noneho rero njyewe kubyara kwanjye what's up guys muraho. Hello. Hi guys, my name is Lake. Karine, The Luka family in the house. mumeze mute guys? We ndabakumbuye sana Guys, turabashimiye rero ko mwatweretse urukundo nyuma yo kutugize challenge tukatangira channel nshyashya. se kuba eseriye cyane ndabaraki ibi ntabwo Guys, bimenyereye. mwatubaye hafi rero tumaje kujya almost 1200 urumva challenge twabahaye, twarababwiye ngo nitwuzuza 1000 mu minsi 3 umva nzabagurira bijeri abantu muzingo nk'ikigage nabo nta kibazo. ngeze zangurira iki wowe uyu mfite ntabwo ufite guys, urumva rero byari ikintu gikomeye gutangira channel, nta muntu guhera yize. zero. Turashimiye abantu badufashije kuyikorera share cyane we tuba ni benshi nenge kumentioning umwe ariko ntabwo abiva, ariko Imana ibamugisha abadusanze inbox, mbese abo twabyarangije inbox. Thank you so much ababikoze ku mugaragaro, thank you so much. Donc umuntu wese uzi ko sharinze iyi video izi video zacu yicana, mbese ikagira ikongera ikamenyekana. Imana ibahumure. Buranda byibuka kera yari challenge kugira ikintu bita 1000. Yewe we 1000 ntibibaho, nibibo byari film, ariko Imana yabanye natwe nyine muri garagaza. Rero ndabashimiye, Imana ibahumugisha. Ibi ni ibintu biba bikomeye, uzi guhera ikintu zero. Cyo ndabashimiye kandi Imana ibahere umugisha. Ariko rero uyu munsi ntabwo ari byari binzanye gusa kubashimira, byari birimo. Ariko nanone nubwo ngiye kubasubiza ibibazo nabinyuzemo, ntabwo ndagenda mwibutsa tugiye kujya tubaza ibibazo, ngiye kujya mvuga ibibazo ko nta telefone mfite ahangaha irimo internet. Noneho shere wanjye abisubize nanjye mwunganire. Urabona tugiye nubwo ngo nijye babajije ibyinshi niyo babajije. Of course. Restart. Ako tugiye guhera ku kibazo kigira kiti nimba ari ikibazo, nimba ari comment, ndagira ngo du clearing ikintu nyine kive mu nzira. Hari umuntu watwandikiye, twari twakoze iriya prank nyine iri yavuga ibyo ku kibuno ngo cyahingamye, ngo cyahingamutse, ngo cyacuranye. Umuntu agenda atanga comment aravuga ngo ariko ngo kubera ko mwashwanye ngo na Naomi na Dadu ngo murimo ngo kubavugiraho ngo none ngo bigatuma ngo nyine just mumeze nkaho murimo kubataka. Are you sure about that? Okay, ne uvuga ngo ngisubize. Ngiye kugisubiza. Ngiye kugisubiza. Okay. Wowe ngiye kugisubiza. Okay. So guys, wewe muntu wavuze gutyo, serious? Maybe ntabwo z'umubano wanjye na Naomi cyangwa se na Dadu family. Naomi na Dadu ntabwo z'umubano wacu, ahubwo wowe just imagination. Wari imagine. Mu byukuri kuba tudakorana kenshi cyangwa tudahorana kenshi ntabwo bivuze ko tutari inshuti. Sibyo, naga abantu bakora umwuga umwe nubwo baba inshuti bahora bameze gutyo. Oya, rimwe na rimwe muratandukana. Nk'ubu nkatwe ubura byaba ikibazo ngewe nawe tutari kumwe. Cyabikora ikibazo Dadu na Naomi batari kumwe. Ariko abandi batabonetsemo suko baba bashwanye, ahubwo baba bari buri wese hari igihe kigerare gukabura. Ikindi rega bura twahuye twese dufite amacana ari mashyashya tugira ngo abantu batumenye. Twese mwaratumenye mwagira ngo dukore group ya Band Boys. Neza ni nuza family. Hari Sauti Sol just family.
niko babishaka urumva rero kandi ntabwo ibintu byose byacu tubikamera ntabwo nyine donc hari ibyacu biri ngombwa tuba tugomba kubereka tubona ko biri ngombwa cyane sibyo hari n'ibindi tubona ko wenda atari ngombwa kubishaka ikindi kakano kabanga mwibi ugiye muri video zacu ziheruka arebe umuntu wakomantinzemo nasangamo na Omi na Dadu batarimo aratuza ikindi comment batanzemo urabona ari abantu bafitanye ikibazo ngira ngo hari we yari imagine arabitekereza itavuga iyo ukunda umuntu ukaba umufana urumva hari igihe umuvugira no mu bintu utabanje no kubitekereza ngira ngo nibyo ariko ntago twigeze dushwana na Naomi ahubwo twese ntibyigeze binabaho urumva Naomi yagize gutya ahita yibaruka natwe tugira gutya tuba turagiye ntago ibyo ngo turibaruka icyo nacyo ndakigarukaho cyo nkiziho urumva ni ibintu bibiri bitandukanye kandi tutari guhuriza hamwe ese ubundi wo muragiye dukorane gute tutari mu gihugu kimwe barashaka ko muranandakaje tujye dukora nibagiwe uko babyita ibyo ari byo byose ibyo kumanuza ku mavideo korose ngayo nguko bijya gusa ni murengera rwose ni murengera ya ntago twashukanye na Naomi Mizami ahubwo nyine nuko byagenze iyo abantu ikintu tuzi nuko Naomi na Dadu n'abantu twafatanyije mu bintu bya social media twafatanyije muri byinshi amuteringiye nziko bari mu bantu twahuye bakatugira umumaro ukomeye mu buzima natwe tukabagira umumaro ukomeye mu bintu twari turimo muri icyo gihe tukahakura n'ubushuti ni gake ibintu rero bindi mushaka kuzanamo hagati mukizwa wa nibagiwe ikinyamurenge ahubwo hari abandi bantu badushinja ngo tuvuga ikirundi nabi kubera yuko tuba tugira ngo twisange ese tukivuga nabi turakizi ubundi ahubwo mutubwire nimba kuvuga ikirundi ari ikibazo kuri twe tubyihore reka mbabwire rimwe na rimwe hari igihe dutangira dusetsa abantu tukivugira ikinyamurenge tukivugira ikirundi tukivugira n'izindi ndimi zose dushoboye ahari ko tuvuga icyongereza nabi tukavuga igifaransa nabi tukavuga ikinyamurenge nabi kuki ikirundi ari cyo bibaye ikibazo bihangane kubera nta na rimwe tuvuga nabi kuko turuzi biraho nyine turatera n'ikinyarwanda abakizi bakuru bazi ko tukica nazo ubundi ubungubu wabwira ngo amaterme yo muri nanjye ugiye kuvuga ngo kirahaka sheri nkwihanize ntabyo mvuze timuri kareka mbere ko nsubira ku ariko reka mbanze kimwe we ntashiduka katubanze turagize kimwe bundi ngaruke kuri timu yawe mwarasebye bije okay twigarukire ikindi kibazo kiragira kiti ikindi kibazo ni bibazo ni kimwe cyari ukuntu twagiraga akabazo twiga muri secondaire akabazo kafite umugereko ndetse ibyo ni ibintu abantu bakoreye provisoire mu Rwanda bagomba kumenya ikinyarwanda kifatika ikibazo kiragira kiti Rick na Karine baragarutse Rick yarananutse Karine arabyibuha cyane ni ikimenyetso cy'uko Karine yari yaragiye kubyara akava kuri social media akihisha uwo ni message imwe hakaba n'indi message ivuga ngo ese Kari uratwite nimba warabyaye ukahita unatwitamo nimba warabyaye ukahisha umwana akaba dukeneye kubona umwuzukuru icyo kibazo uragisubiza ni kimwe kirimo imigereka ejo nzabakorera video mbere ku mwuzukuru kubera ko banza mu mushaka cyane nonese reka gisubize rero muri sire kamve muri brag so guys kubyibuha rero ningendirira ntabwo njya nsubiza ibiri by'inyumba cyo ni kimwe rumva icya kabiri ntabwo nabashije kwikorera siporo kandi umuntu wese ubyaye ntabwo reka byibuha se ntihari abananuka mumbwire muri comment ntihari abananuka noneho rero njyewe kubyara kwanjye ndamutse byaye umwana mwamubona icyo cyo kukimenya ko agiye umwana wanjye nazamuhisha nzamubereka ndamutse ntwite sinakwihisha cyakoze cyo kireka nazanye wenda iri tama rikaba ryagiye hano ubundi umuntu atwite bwa mbere ngo abyimba itama n'izuba ngo n'umuntu ukamera nk'uwa Diamond nanjye reka muri iyo minsi ndabyibushye nkabyibuha n'izuba
Okay. Muri minsi ndibyibuhiye nanjye ntabwo nzi ahantu byavuye najye kurambura biraje. Kandi urabyakira. We ntabwo nabyakiriye sha ntabwo ibi bintu ariko nta kintu bintwaye. We ko ntacyo bigutwaye se sha ujya kwambara ukabura ibyo wambara ntabwo bijya waguze bubuze. upo nawe ibubuse bubona oya Juni uzakubita uyu muswa urimo kuvugira ubwana muri video. Urumva ntabwo abantu bose baberwa n'amabubu ntabwo abantu nta nubwo abantu bose bambara kimwe. Iyo bubu nayo nabasha none hasi nayibasha ariko imyaka uko igenda uradusubije ndaje ndi kugenda nsubiza uko imyaka igenda yisumburaho ibubu nshobora kuyambara so reka mbasubize ntago mu byukuri natwita ngo mbibahishe nta nubwo nabyara ngo ntimubimenye nabibabwira sibyo. Ubwo rero mukomeze mutegereze iyo mwana azavukira tuzamubona. Icyo ni cyo kibazo kindi. Ikindi kibazo kiragira kituratwite. Harya ubwo babajije birimo bintu. Numva warabyaye. Umaze kubyara mpisha umwana. Bituma uva kuri social media. Ubu ngubu uri muri igarura urimo ronsa niyo mpamvu wagarutse ubyibushye. Niko comment zivuga. Okay. Icyambere cyo kubura kose ntibivuze gutwita. Hari igihe ubura uri busy mu tundi tuntu twawe bwite namwe murabyumva. Hari n'igihe ubura kubera ko washatse ko icyo gihe ufata pause bitewe wenda n'ibyo wabonaga bitagenda neza akavuga ati reka mpagarikira hano noho nkomeze gutya wenda tuza kugiramo ibindi bintu bituma tutagaruka vuba ariko aho tugarukiye ntabwo ntwite. Ikisubizo ngira ngo ntabwo kuri ubu ntwite. Ngarutse uko yaje ko nagiye cyangwa oya we kugaruka uko wagiye ntabwo bibaho n'ibibiraka. Umva ikintu babwira ntekereza cyo twe ntabwo duhisha ibintu yego nta nubwo turi babiri hanze ibintu byacu byose babimenye ariko nta na reason mbona yo guhisha ko twabyaye kuko hari abantu badukunda baduhangayikiye banadusengera. So ikindi turabakunda. So ikindi kibazo hari umuntu wavuze still comment yagarutse muzongere mukorane na Naomi na Dadu nibwo byayoga biryoshye still nyine tuzongera dukorana ariko ntabwo ahantu turi n'ahantu bari bihaye bigoramo. Gukorana cyambere cyo bisaba kuba muri mu mujyi umwe. None ntabwo turi mu mujyi umwe. Of course. Urumva rero ntabwo twakorana aka kanya ngo bishoboka ariko mu byo dupanga ni abantu bacu turi abantu babo igihe icyo ari cyo cyose tuzabonekera tuzahashomeka igisimenti tuzacyata dore hazacu wambaye n'undi wese nta muntu twigeze twongera gukorana nawe n'abandi bantu bose twakoranaga n'undi wese wabishaka ko twongera gukorana no problem haba gusa twebwe challenge yacu nyine ntago muzadusanga muri Saga niyo mpamvu hari umuntu ugira Saga twasanga dukorana bakatubaza ibintu bye kandi twe nta kintu turi bubabwire nta n'ikintu tunabiziho. Erega hari n'igihe umuntu wawe atakubwira bitewe wenda nuko abona ko ibi bintu binisaga nimbibwira n'uwo nabibwira wese wenda nawe yandabivuga. Hari undi muntu wavuze nimba ari comment nimba ari ikibazo ngo James ngo na Oliver ko ntibazabashuke ntibazadushuke kugira ngo reka rero mbabwira naje gusanga nta muntu ushuka umuntu ukuze wowe uratekereza urumva then ugafata umwanzuro cyangwa se ukagirwa inama. Ikindi rega iyo umuntu akora content warabyuka akavuga ati there is a type of content nyine nshaka gukora ukabwirera izacu buriya nubwo dukora family content nabo buriya iyo babyutse baravuga ati turakora iki ntabwo banza kureba ibyo dukora babakora bibiri natwe iyo tubyutse dukora ibyacu tubyuka tukiyongoza tukavuga abantu bacu wenda yongoza niko kantu kawe bakumbuye iki bashaka iki ese dukora iki donc mukabyigaho as family. Ikindi twe tugiye gukora ibintu kandi dukora ibintu nkuko nyine twe twumva tubikora kandi murabizi kuva na kera content zacu kimushaka kutuvanga ibintu dukora ibintu dukunze of course. Hanyuma hari ikindi kibazo kiragira gitera gite ikibazo kiragira ngo ndakibagiwe so okay nacyo tugiye kubabwira rero impamvu ki tugarutse gutya noneho buri gihe
hari impamvu twabaye busy, hari igihe twahuye n'ibintu by'ubuzima, akazi kenshi tuba busy, bamwe niyo mpamvu bagiye babyiba, abandi bakaza bananutse, akazi kabaye kenshi. So ubwo rero ariko twabohotse tugiye kugaruka gukora kuri YouTube, TikTok, nyine inshuro nyinshi zishoboka. Nagize kujya kuvuga ngo na Instagram, buriya mwabantu buriya ngo Instagram ngira nahamagara ubimbaze. Shere wanjye ntago Instagram ayizi niriya ye ni nyibikoresha. Rata mugende muna nayi following, hari abantu bamaze ku following ko ni nzajya mbishobora nzajya. Tubwire Instagram yawe kugira ngo bagufollowing Shere. Simply Charlie. Mugende ndaje nzayisubiza kuri Karine Simply Charlie. Hari igihe ingora nanjye. Hari igihe binyigorira. Ariko niyo ukandikamo Simply Karine biraza. Nta kibazo, mugende subscribing ba following, ariko no subscribing it's free. Ubwo rero guys tugiye kugaruka, tugiye gukora content zisanzwe mwajyaga muturebamo. Abantu bari bafite ibindi bibazo byinshi batwibazaho. Hari n'umuntu wavuze ngo tuzavuge story yacu again, ngo kuko ngo YouTube ni nshyashya, ngo hari benshi bashobora kuba bazaza batatuzi. Okay, kugira ngo iyo story twongeye kwisura kuko twayivuze ahantu henshi, no kuvuga ngo ngeze natekereje ahari wazana nk'umuntu w'umunyamakuru usanga uzi kubaza inkuru, inshuti wawe nka Roza, bishobotse ariko bidashobotse nyine umuntu tuzahura nawe akatubaza none tukayishyira biri pro maybe, cyangwa se pourcentage nyinshi yaba ari itayizi koko tukayisubiramo. Barandika muri comment nimba ari abantu batazi inkuru yacu, kubera yuko ushobora kuvuga ngo yisubiremo ugasanga uyisubiriyemo abantu n'ubundi bari barayumvisha inshuro nyinshi, ariko kuko abantu bacu badukunda mana barahari ahubwo babuze ahantu twagiye. Mbese tell your friend to tell your friend to tell your friend. Tatirikani Karine. Hanyuma kuri Karine twagarutse, hanyuma bafyondeko no muca mu byonda ko no ndanyivuga. Urumva ikindi kintu rero abantu twashaba tubwire comment icyo bashaka ko tugiye gukora nyuma yuko tuvuye mu Rwanda. Muri iminsi twagiye Kenya, tujya Uganda, tujya Tanzania. Ndagira ngo tubwire experience wagize muri Kenya, experience wagize muri Uganda, experience wagize muri Tanzania. Okay, experience muri Tanzania nuko nabwiriwe navuze n'igiswahili, cyo ni kimwe vuga ngo gipfuye Shari baracyumvaga ariko nuko ngo muri Tanzania hari party imwe iyo utavuze igiswahili cyabo ndana byandi byabyaye apana byandi byo ku muhanda nivugishaga ngo ndashonje ndashaka ibiryo, cyangwa se neza twarabwiriwe tujya gushaka umuntu uza gusemura igiswahili. Arumva yo ni challenge. Hani giye wari ugiye kwisukisha tugezeyo saro barayitwimara turagaruka neza pe. Noneho ucana amarengo kanabereka ariko baranasuzugura iyo babonye uvuga icyongereza. Sugusuzugura nje nkeka ko ari nk'ibintu by'umuco wabo uko nutavuga ururimi rwabo nta kintu bagufasha, ariko ubwo nagace kamwe ko ntago nagiye hose. Okay, ubwo nagira ngo ugende bicamo abantu bagira amatsiko bazatwandikira tubwiye ati murambure story z'ahantu mwagiye muri Kenya. Rero muri Kenya haba ikintu bita umujura araguhuha ngo hayo nabo ngo none ikindi kintu ni ikintu kijyanye no kwigaragambya mizami. Bira bintu ntago mbimenyereye kandi bigaragambya nta no munyarwanda umenyereye ibyo bintu. Ibinyigaragambya yaho ni n'umuntu. Hanyuma Uganda ho rero ari amahoni yaho tuparangana ubwonko. Ubundi umuntu wabaye mu Buhinde ni nawe ufite ubushobozi bwo kuba mu Bugande. Ariko kubera ko ntari mbiherutse nta kubeshye byarantonze. Of course. Byarantonze. Ikindi haba imihanda myinshi y'amavumbi. Donc nubwo haba hari kaburimbo haba ivumbi sinzi ahantu riva. Ntungore. Ubwo rero kaburimbo zizaba zitarimo ibinogo n'izingahe simbizi nyine, ariko ubwo nge mvuze muri rusange haba ikintu bita ivumbi n'ikintu bita izuba. Mbangere ikintu cyantongoye. Urabona hari ukuntu yiviriye mu gihugu abantu basanga bakuzi bake n'ubundi tutavuga ngo turabastari. Umuntu yikoza ahantu muri Kenya cyo kumva numva umuntu navuze izina ngo Rike na Karine. Akuzi ko ari igihe umuntu bagiye gukora ibintu azi ngo nta muntu umuzi. Shiri wari ugiye gukora ibiki bituma ugenda wihishe.
twari twihishanye ariko twari turi kumwe atagira umuntu agira ngo twari turi kumwe rero ni ikintu gitangaje kubona wikora utuvidewo ziko nta muntu ukuzi wagera Kenya ugasanga abanyarwanda bare barakuzi nese ubuhane wakoraga video kagira 10,000 kuzamura cyangwa se munsi wenda bitewe nuko umunsi wagenze numvaga ari abantu b'inyarugenge Kigali gusa tugeze Uganda naho tugiye kwikora akantu atirike ndakayene mugeze aho muti ningire kwirira ratagiye bazajya bafatira mu biryo naho umuntu wadufasheje ubundi muri Kenya rata ntago mbabeshye nabwo nari ngiye kurya senge mbeshye mu Buganda tumaje guhana babiri ngo batuze twahuye n'abantu babiri umwe dusanze nawe ahantu mu kabari ati ye ndabafashe undi twahuriye ahantu mu isoko kandi iyo turi kumwe ni muri more ni muke ni more hari ibintu bijya gusa okay ubwo urumva rero mukomeze mudushyigikire mudutere inkunga mu bitekerezo abamamaza mugaruke mu bisakaze hashye mamahoro mu bisakaze guys rero ndumva tugiye gusoza ndizera ibisubizo byanyu sinzi niba munyuzwe ariko ko nguko numvaga ariko nabisubiza ikintu icyo kibazo cyo gutwita cyo kigaruka kenshi ari no ndabizi kubyara gutwita byose bihora bigaruka guterwa inda kubyara gutera inda isuda mugari kucyo atari we bajya babaza ngo wamuteye inda kucyo bambaza ngo uratwite ngo wabyaye okay bari we mubaze mwagiye mugira ibanga so guys reka rero mbabwire turabakunda bya bindi by'indani gusa reka mbaho igisubizo kimwe nta kibazo cy'umwana dufite twebwe muri twe mwihangayika rero muri twe ntacyo ntacu icyo nzi cyo muri muzaba ba anti muzaba ba uncle muzaba ba brother na ba sister ngere ko ngo babana biza abana Imana yavuze yes tugira neza we hehe hari no kibazo uhaye ugira neza tuhaye ugira ibintu by'ibinyanganya narakibagiye tuhaye urege ifu guys tugiye gusoza kurangiza hano video uyu munsi ni bitwe twabageneye turi mu zindi gahunda nyinshi ariko turavuga tuti why not tutaba nyurizamo akantu kuko ibibazo twabisomye nubwo ako kanya tutahise dusubiza ariko twari turi kubitekerezaho kuvuga ngo turabakunda uko mudukunda sha natwe turabakunda rero mukomeze mu fyonde ko muhererekanye imasaha ibintu byose byihute ubundi tujye tuhashumika hashye sibyo hanyuma rero see you in the next video ntaraserereza timu yanyu ntabwo bibaho timaje zibaye ibishoboka abantu karaka uno kongera kahengamye niko mukangisha abantu arasareka mbabwira abantu yikoko timu yanyu mubure habure n'uyu n'umwe umuhana agatekereza ariko ubundi mfite ibitekerezo nuko narabona uko byapurika my team mukomeze mwohereze ibitekerezo muri inbox team yanjye mwebwe mwaba musinzi mujye mwandika kuri Instagram ya famille ninjye bisubiza yehe umva mbabwire kuki wikurura wishyira rata ntuza famille iri ya Instagram ya famille Deruka family do n'uyu nguyu yibaho ariko yanjye ni yanjye bwite urumva mujye mu ibitekerezo mwohereze n'amafaranga nta mafaranga ratuye cyo munyihera ibitekerezo gusa ibitekerezo bureka nkubwira ibitekerezo bitagira reka ngwe nk'urugero ntugira igitekerezo cyo korora ingurube singu igishoro wazorora ute ingurube twamereye muruza yitekereza zarira support yacyo rata mbabwire munyihere ikintu biti bitekerezo urumva nibyo wabuze ngenze mbere nase bishatse kuba urabona ntekereza cyangwa munyumvira uyu mugabo cyari ko ntabwo ntekereza n'umuntu ngo bivuze ntago ari njye King Kong. So guys, reka rata tubasezerere two gukomeza kubatesha umutwe ntabwo ndarangiza gusezera guys ngiye mu maid turi kumwe Imana ibahe umugisha ciao ciao